akira impano yawe nakuzaniye ubundi urabeho. Valens ugiye he? Ugiye he Vale? Nkumva ko kuransiga ujyanye iki? Vale! Bana yanjye we. Ubuse koko Valens nzi kankunda. Niki gitumye yiruka kana koko? Guhanaguye imashini yawe suratashye. Ahubwo nawe zinga dutaye inkuru nzi. Ubundi se hari abandi bakira dutegereje bataje saa 8 ntibaje saa 10 none ukabona saa 2 zigeze. Shayi uretse gato tukareba ko nta nababiri baza. Aha yewe ntuzi ko abakozi hari igihe baza bwije cyane. Ayo ntakoreye karubwo ya saa yanjye rwose. Ngewe nditaye niba wowe ugiye gutegereza nahejo. Noneze ko umuntu ushaka no kunzera kandi nanjye nje. Nyine zinga vuba tugiye. Nawe wirukanka wagira ngo uri gusiganwa n'imvura. Erega mfite gahunda yo kuvugana na Karibusha. Twavuze ko tuza kuvugana saa 2 ndangije akazi. None dore n'igice zirageze. Kandi amaze no kunyandikira ubutumwa mbaza ngo isi akazi ntikararangira. Ariko se Shavare reka nkubaze. Buri ibintu byawe na Karibu ubona biva he bijya ukira amagambo. Urashaka kumbaza iki kandi? Kuvuga ngo dukundana tugamije iki? Cyangwa kuvuga ko tumaze igihe kinini dukundana tukaba ntacyo tugeraho? Nanjye byaranyuye. Ahubwo se murakundana? Haryana muri bashiki na basaza muri ababyara se. Puramu muri mu biki? Shaye bigezaho bombi imbere ihurizo rikomeye. Kandi ridakeneye gusubizwa n'umunyabibare warangije kaminuza. Wabuze iki se? Aha, igisubizo cy'iryo hurizo gifitwe n'umuntu umwe gusa wenyine ari we Karibu. None se Vale wowe wicaye ukareba ukitegereza ugakora ubushakashatsi kandi ukibwiza ukuri utibeshye ubona Karibu agukunda? Ahubwo se nanjye nkubaze nkuru nzi. Mbaza rwose ndagusubiza. Inshuti yanjye yakadasohoka ntacyo njya nguhisha. Iyo wicaye ukareba ukitegereza ugakora n'ubushakashatsi kandi ukambwiza ukuri utambeshye ubona Karibu nkunda? Irasubiza ndakubajije. Cyokora nihurizo wa mugani wawe. Leta bihurizo gusa nkubwije ukuri. Ngiye nkurikije uko umbwira mu banyi nkagerekaho n'ibyo nibonera n'amaso yanjye. Yego. Mbona Karibu agukunda. Ariko inkuru nzi. Urashaka kuvuga ko ngewe ntamukunda? Have se kaho risubiza uri kuye. Nta soni. Ni wowe ushaka kuvuga ko ibyo twirirwa hano muririmba igitondo saa 6 n'ijoro naramugize indirimbo y'igitero kimwe. Urashaka kuvuga ko ngewe ntamukunda? Sore kuraseka. Urukundo ukunda uyu mukobwa rusobanza ari urugano pe. Ifugira uko ushaka. Gusa ntabwo narengiye kuvuga ko utamukunda. Ahubwo narengiye kuvuga ko kugukunda gukunda. Ariko ashobora no kuba afite n'abandi benshi akunda. Byashoboka koko yaba dukunda turi benshi. Ariko se nanone yaba buri akunda Jerome. Ko batajya bavugana se? Cyangwa yaba ari Manuel? Ariko se Manuel nawe ko yiratukwe ntabwo bakunda natarize kaminuza. Ahubwo nzacunga Pierre buriya niwe njya mbona ukunda kwigishwa iwabo. Birashoboka ko ariwe bakundana pe. Ariko sha usibye kuba Karibu ari we wakwerura akakubwira ati kanaka ni untereta. Ubundi urumva watekereza abantu bamutereta gutyo ukabamenya ari ugutomboza. Ariko se ubundi buriya koko Karibu yaba yaragiye kunkundana naho kubera iki koko? Ko nta kintu yamburanye, ko muha umwanya wanjye wose, ko mwitaho nkamuhamagara nkamusura kuri butike nkamuvugisha, koko iyo ntamukorera ni iki? Ariko sha niko se wahoze uvuga ngo tuvugishe ukuri. Mbwira ndakumva. Utijijishije turi abasore baciriritse. Oya kandi ibyo urabyemera? Oya. Amafaranga dukura muri ubu bwogoshi nayo kudufasha kurya no kuryama no kwambara gusa, sibyo? None se umukobwa mwiza nk'uriya uratekereza ko azabona umukozi wa leta akamwirengeshwa ngo afite Valens wirirwa ukina n'imisatsi y'abantu? Byibuze se yambereye imfura.
akambwiza ukuri ati nasanze uri umukene ntabwo twabana ngo bishoboke, bikarya nkabirwara ariko nkabyifuza ngakomeza ubuzima ntari mu mayirari. Reka da ntabyo yakubwira ashaka iki? Ubaha nawe wo kuzareba ukabibona ko mutakiri kumwe, ukikuramo akawe karenge naho ubundi uzaguma ku kagozi mpaka. Ariko se karibu ko muziho umutima w'ubunyangamugayo, kuki atambwiye iki muri ku mutima akankura kuri aka kagozi yanteretseho ibihe n'ibihe koko? Impamvu nta yindi ni iyihe? ku bigaragara kari baragukunda kandi cyane, ariko nyine nta kantu ufite kari ku rwego rw'umusore yifuza, niyo mpamvu adashaka kukurekura ngo ugende. Ariko kandi n'abasore bamutereta bamuha amafaranga nayo akumva ntiyayareka ngo agende, bityo bikamutera kuguma muri iryo herezo yibaza icyo yafata n'icyo areka. Ni akazi ke. Buriya aba yibaza ati ese mfate Valence mfate ubukene, ati ese murekure ndekure urukundo. Shankuru nzi reka nkubwire, ibintu by'urukundo barabimbwiye ko ari uguta umutwe ndahakana, none maze kuwuta byararangiye pe, ariko ntarirarenga ndacyafite igihe cyo kwirwanaho nk'umunsi uyu gusa umwe wonyine. Ejo ndabona kugejejeho igisubizo cy'iki kibazo. Urabikoraho iki se shaka ko mu nda ariko utabasha kureba mu mutima w'umuntu ngo umenye icyo gutekerezaho? Nakubwiye ngo mu munsi w'ejo gusa Valence singiye kuzasazwa n'umukobwa wenda utanankunda mu gihe ngiye ndarandera buri joro kubwe. Ejo ngombe mfata umwanzuro mve muri aya mafuti ndimo, niko nkubwiye kandi. Kari ndakumva mama. Mbwira nyokorome mwavuganye iki? Marume usi ibintu byose navuganye na Marume naba nkibyibuka koko. Oya wincisha hirya no hino yewe, ndashaka kumenya ibyo mwaganira igihe uherukayo mbere yuko njyewe njya ejo bundi. Mama nawe reka kongora rwose. Gute se umuntu twamaranye iminsi 3 tuganira buri munsi, ubu naba ngibuka ibyo twavuze n'ibyo tutavuze koko. Ariko kari umwana wanjye wabaye ute? Wajya ureka kwiraza Nyanza ku bintu uzi? Kari remuramuzi? Remi nindi Kari ihangane kuri inshuro twumvikanye kandi ntushaka ko nduhanya nawe. Uravuga ngo Remi nindi? Ubwo no kuvuga ko umusore witwara iminyokorome yakuboneye bitamuzi koko? Niba ari uwo ndamuzi da. Umva ubwo reka mwandanye ngukunda ko nubwo banza kuncisha hirya no hino ariko ibintu birangira unyumvise. None se ko wamishe mu bigezeye wanze kumbwira ibintu bitarajya mu buryo neza se? Ibiki bijye mu buryo neza se mama? Ariko we na Marume mwabaye muti? Umva kare reka nkubwire mwana wanjye, ndabizi ko udashaka ikintu butagishaka, ariko none nashaka kukubwira ikintu kimwe. Ujye udashaka ibizumbura biri kukabirayi cyangwa ukaburara ukazarya ejo, ariko umugabo ho biratandukanye. Biratandukanye gute se? Umugabo se ni nk'umuntu ashobora kubana n'uwo adakunda? Ahubwo numva umuntu yakwihangana akarya ikijumba atanagikunda ariko akavuga ati ejo nzarya ibirayi. None se umugabo udashaka mwabana gute utari bunavuga ute ejo nzahindura mfata undi? Kandi nanga ko ugira umunyabwenge ugakabya kare. Nta kindi mfa nawe rwose. Ntese mama ninde wakubwiye ko hari umugore udakunda umugabo we? Umugabo apfa kuba gukunda ubundi bisigaye birikora. Nta mugore udakunda umugabo ubaho. Ubuse niba ngaye twumva ku maradiyo bisha abagabo babo, uwo se nawe aba yamwisha mukundara? Ntukavuye ngo uvuga nayo mahano mwana wa. Wise kubona ari Satani wateye isi wagize ngo ni ibintu by'u Rwanda. Naho rero kubyo twavugaga rwose umugore asanga umugabo yumva atamukunda na buti, ariko iyo umugabo gukubise igitenge akagukubita urukweto rwiza akaguha umuceri mu nzu ntusonze, ni nk'ako kanya uhita ubona ari icyogere rudasonga. Ubuse nawe tuvuge ko washatse papa utamukunda? Nkubeshya se rwose nza hano numvaga so ntamwiyumvamo, ahubwo hari undi mugabo twari duturanye niwe numvaga nta kwishakira, ariko imiryango iraterana yemeza ko nzaza hano uko se yari umukozi akaba n'umukungu agatunga akagira ibintu. Ubwo rero byarangiye numviye umuryango. Mbese ko wumva umugabo ufite ibintu ari nk'aho aba afite byose kandi ukaba waranabibonaga ko papa ari umukungu ntacyo yari abuze, kuki imiryango ariyo yarinze kubikwemeza mu gihe wowe wishakiraga uwo wundi mwari muturanye kandi wumva atari afite ibintu nk'ibya papa? Rwasamira uramuzi mwana wa? Nawe ari we wari kumukunda. Yego yari umwana wo mu bakene, ariko Rwasamira akamenya kwivuga agataraka yavuna umugara. Abakobwa twese tutuye no umusore arakantunga, iyi ntore zamuburaga ntawajyaga kuzireba. Urumva rero ko gukunda umusore byahozeho. Yego ahubwo mu gihe cyanyu mwabangamirwaga n'imiryango nkireke mujyeho mushaka ahubwo mukajya aho yishaka. Muri iki gihe rero ntabwo bigishoboka. Uwo muntu yaba umuhungu yaba umukobwa niwe wihitiramo bazabana, agendeye ku byo abona azishimira n'ibyo azihanganira ko bagiye kubana.
ibyo ni byo ni nayo mpamvu nyokoromi yagushakiye umusore usobanura utasebye umuryango. Erega nanjye nzajya nshimishwa no kugusura mu mujyi warashimye urugo ndi nyirabukwe waremye mwana wawe. Nk'uko rero barenze kuguhatira papa kandi warabibonaga ko akize, niko nanjye nzashakana na Remy mubanje kumpata. Gusa nkurikije kumvira gukeneye izo sinzi niba kumvira wagize njyewe nzabushobora. Mwana wanjye reka kuntera agahinda rwose. Kugushakira uriya musore si ukukwanga ahubwo ni ukukurebye cyakubera cyiza none no mu gihe kizaza. None turashaka kumwanga kuko nibura hari undi byibuze usobanutse muri kumwe. Mama ndakumva. Njyewe umutima wanjye unyurwa n'umusore umwe rukumbi ku mubumbe w'isi. Ntagira uwo basangira umutima wanjye kandi azira uwamusimburamo. Uwo rero ni Valence nta wundi. Ngwiki uvuze ngo ndemuko Imana imfasha amatwi yanjye aba yumvise nabi naho ubundi mbaye numvise neza ukaba uvuze ngo ukunda kari agahungu kanjye gatunzwe no kurya imisatsi gusa karibu ndakubwiye ngo wambona. Ariko ufite ikibazo va? Oya nta kibazo mfite. None se kutuje cyane n'ubwa mbere dutemberanye ufite amagambo make bigezaho. Uko byagenze rwose wimbeshye ufite ikibazo kandi biragaragara. Oya nta kibazo mfite. Ariko se wumva umuntu igihe cyose yahora aseka singira umunsi n'umwe wo kubumva umwe ko uretse ko inseko nsekera ariho nkura imbaraga n'ubudahangarwa birinda umutima n'umubiri wanjye. Usetse bigutwaye iki? Ngaho itumbwira ikintu wibutse tukigera hano. Nahise nibuka ko ariho wambwiriye ko ufite undi musore ukunda utari njyewe. Yego ko icyo wikibuka cyihorere. Ibuka ikindi. Nta kindi nibuka. Icyo nicyo cyonyine cyagumye mu bwonko bwanjye. Basi ukakaririmbo wandirimbiye bwa mbere turi kuri kiriya giti hanyuma wongera ukandirimbira. Nako sinkibuka narakibagiwe. Yego ko maze njyewe ndacyakibuka ngafite no muri telefone yanjye ahubwo va reka njyewe nka kuririmbira. Ikibazo ariko banze reka nkacurange kuri telefone wumve ukuntu njye nakazirikanye. Yururabo n'umutima wanjye tatsa amabara arutaye uruhu rutoni rahumura kurusha umubavu muzi ruratohagiye kurusha irebeye ryo ku mazi uzaze murebe uwo mwana ndirimba. kuki nkorera ibi ngibi? Niki gituma mpoza mu mayira abiri kandi ufite ubushobozi bwo kunyereka iyo nkwiye guca? Nguhoza mu mayira abiri gute siva? Shira ikinigo mbwira n'ukuri mbwira ikikuri ku mutima. Niba icyakubabaje cyaratewe na Karibu ndakora icyo nzi cyose utahe wishimye. Niba kandi ari n'icyo ntagira icyo mpinduraho ndagukomeza turava aha ngaho ukomeye cyane. Ndakumva. Ntawe uhisha uwahishaho. Naje ntishimye kandi wabibonye. Ariko maze kundirimbira aka karirimbo igihe cyari ku mutima wanjye kireye uko umucyura gutaha. Kandi si uyu munsi gusa ibintu nk'ibi bimazemo iminsi. Karibu karabo gahumura neza kana kamabukwe. Mva kandi ngo ndavugishwa nako kana kamabukwe mu nzozi ndota. Wankuye mu rungabangabo nkarekera kujya mbona rimwe mbeshyira indu nkunda. None seva ndakumva. ngo wireba ubona iki? Ubona ngukunda cyangwa ubona nkubeshye? Karibu ndakumva. Wihangane sinkunda kukuvuga mu izina ariko reka nkubwire ukuri kundi ku mutima. Nakubwiye ko ngukunda inshuro zitabarika. Wanze na rimwe kumbwira ko waba unkunda cyangwa utankunda. Ibikorwa byawe mbibonamo urukundo ariko amagambo yawe akavuga ibihabanye nabyo. Ukwitse umutima ka ahubwo sogongeza kuri bwa bunyangamugabo nkuziho. Umbwize ukuri niba unkunda ndushe cyangwa niba utankunda nzibukire. Bitabaye ibyo nazisanga narageze aho ntazabasha kwikura kandi sinazakwita imfura kuko waba warantesheje igihe cyanjye. Tumva ndi gutitira mu nda mpobera ntikwita hasi maze nkubwire. Karibu mu gituza cyanjye ahora Karibu yawe. Ntukansabe kumpobera kandi mpora ngutegeye amaboko. Ngaho iryamira aha maze utuze umbwira ikiri ku mutima wawe kandi ntugire impungenge. Cyaba icyera n'icyirabura ndacyakira nta kundi nabigenza. Va guteze yombi. Ndagukunda kandi maze igihe ngukunda ndetse nta n'umugambi mfite wo kurekera kugukunda. Ndishimye n'ukuri.
gusa mfite icyo ngusaba. Ikihe kandi? Sindi bukubaze niba unkunda kuko ndabizi kurusha uko ubizi, ariko ndagusaba ko tubana vuba hashoboka kugira ngo ngire icyo nshaka. Ubu se ndirimba iyihe ndirimbo yo gushima ngo ishimwe riri ku mutima wanjye Imana ibashe kuribona? Ubu se naririmba iyihe mu gakiza cyangwa yo kuramya? Gusa Mana urakomeye kandi urakomeye cyane, izina ryawe ryubahwe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amena amena. Nta kintu mbonye mu gacyamu, ahubwo ngufitiye inkuru nziza cyane. Ngwiki inkuru nziza ni ukuri. natwe ziradushyize ku rutonde rw'abazahabwa inka. Uva mbere iyi nka ndayubakira he mukagira Imana mwe niko ndayishyira mu kiraro kimwe n'inyana ya Valence se ntazayica ikayihemura koko? Inka se ninde uyikubwiye ko nawe uzi kubyina mbere y'umuziki umugani w'ababana? none ko ari utari mumbwira ahubwo ugakomeza wimwenyamwenyuza ngo ufite inkuru nziza, uragira ngo mbanze ngo heke mbone kuyimbwira se? None se ntuzi bya bindi twavugaga cya gihe? Ariko mukecuru ndakumva, ntukaneteho kandi ushaje. natese kurinde mugabo mwiza. Wowe ibintu tuvuga amanywa nijoro igitondo n'ikigoroba byose naba mbyibuka koko. Ndavuga bya bindi by'umwana wacu Valence. Kabura icyago ngaho se mbwira wamugiriye inama se yisubiyeho wa mukobwa wambwiraga barasubirana? Atu reka kijya kirumbo ntabyo gusubirana, ahubwo yambwiye ngo afite undi mwana mwiza kandi uzi gukora utari n'umunenganenzi rwose. naho tuzi se cyangwa ni mwasore bagenda bakararuzo babonye bashimye ikimero barangiza ngo babonye umugore nkone n'ibitutsi bikinekezwa mu kwezi kwa buki? Oya umva nkubwire, ariko yambwiye ngo nakabanga usingire uwo mbibwira, nawe rero ntugire uwo ubibwira, ngo agiye kuzarongora wa mwana ucuruza hariya ku gasantere wa wundi witwa Karibu. uwo mwana ko namuzira? Umva mbese Karibu n'ukwandese? Ego mana, uriya mukobwa w'ikiyobe wo kwa Goderiva ntawe uzi koko? Wa mukobwa ubona ko aberewe umugore niwe Valence ashaka kurongora? Niwe rwose. None se ko wumva bakundana cyane kandi bakaba barabyemeranyije, urumva babuzwa n'iki? Ewe byaba ari byiza rwose. Gusa nyine ngo imiryango y'umukobwa ntabwo ibishaka, ngo barumva batadushyingira ngo turakenye da. Ngwiki ariko abantu baransetsa, ibyo byo guhitiramo umwana biracyabaye. Sinakubwiye igihe mbaza Valence ntese sha nzakurambagirize iki? Nzi ibyo yambwiye urumva. None bo ngo barashaka guhitiramo umukobwa wabo aho azajya hasomye. Niba yikundira umuhungu wacu se babimubuza akabemerera? Suko se usibye ko numva ari n'ubujiji. None se baranga kuzushingira ngo turabakene, imitwebwe bagiye gushingira ko ari Valence? Ubu se Valence wiyubakira inzu akayuzuza akigurira inka akaba yifitiye n'umwuga wakora, niwe bashaka gusuzugura ngo ni umukene koko? Suko se erega niyo yabakenye n'ibyababuza kubana, none se ko akundana abantu akundana ibintu se nk'ibyo byose se muze? Ubundi suriya mukobwa waba afite iki? Se kariya kabutike konyine areba imbere n'inyuma, kurata ngo afite bene wabo mu mujyi bakize ngo n'ibiki ubu saburaye abo bene wabo bamugemurira ntiyabyimenyera n'umugabo we? Suko se nibareke abana bikundanire, niba umwe afite ako kabutike se undi afite ako kasaro bakaba bakundana bazashyira hamwe n'ibaki. Ubundi si ibintu ko tubisanga ku isi hari uzi ubivukana? Yego se, ahubwo reka ntangire mbike dusaka twanjye neza nshyire mu iva amatariki atazagera naratumariye ku rusyo. Reka nanjye njye kureba abandi bandiko byayo babwire ko mfite ubukwe bw'umwana mu minsi iri imbere, babe bambikira igitoki ntazabura urwagwa rw'abashyitsi. Umva kandi muzehe ugiye gutangira gutumira kandi nakubwiye ko bikiri ibanga Valence yanyibiye. Ariko wowe wumva ute ko utibanga? Ariko wabaye uti? Ndajya babwira ntimumbikire igitoki mfite umunsi mukuru w'abatisi mu minsi iri imbere, ese aricyo bitwaye? None se muzehe ndakumva, urumva ibyo ari nde wabyemera koko? Batisimu se barumva ari wowe uzabatizwa, ari njyewe se cyangwa uzabatirisha Valence? Ego mana bikomeye ndabigira ntera. Hariya rero ntacyo nzabona, bazabitara babimare nzabura untwerera. Mva mbese ariko ndibutse ndibutse iki mugabo mwiza? Ndajya mbabwira ko tuzahabwa amasakaramentu y'ubugarukiramana. Ariko nawe rwose none se shaka utambwira kandi ubona bwije uragira ngo ngere iwacu nijoro bantuke? Ori
ihangane sha nyumve kandi niba ngombwa ko bagutuka wihangane nanjye narihanganye. nawe se wihanganiye iki Kari? Ko turi inshuti ibintu wanyuzemo bikomeye utambwiye ngo ngufashe cyangwa se nkugire inama ni ibiki koko? Nihangane ibitutsi uri. Mbwira neza Kari, wihanganiye ibitutsi utukwa nande? Shauri ubu ndeba Kari bundi mu ihurizo rikomeye. Ihurizo ki Kari? Kutari mumbwira ahubwo ugakomeza uca hirya no hino sha kandi ubona bwije. Uragira ngo turare mu nzira ababyeyi bacu batwita ibirara cyangwa bakeke ko tuvuye mu ngeso mbi? Aho bangejije harutwa no kunkekera ibyore. Umutima wanjye uraremerewe kuko wayobewe aho ujya naho ureka. Ndi mu mayira abiri nananiwe gukata iburyo cyangwa ibumoso no gukomeza imbere. Shauri kuki navukiye mu muryango w'abantu bakunda ibintu kurusha abantu koko? Kuki navukiye mu muryango w'abantu batari inyangamugayo? Shakari, usibye ko numva ntangiye kugira ubwoba no gukeka ko utameranye neza na mama wawe, ariko ubundi kugeza ubu sindumva neza ikibazo cyawe pe. Ori Karame, nkunda Valence urabizi. Nanakubwiye ko duteganya kubana vuba. Ariko mama yampagurukiye ngo ubwo bukwe nta bushaka, ngo ntiyashyingira umwogoshi, ngo niba nshaka kujya kwandekwe ngo nzabanze nibagirwe ko ari mama wambyaye. yanjye gusabanze wibagirwe ko yakubyaye. Mbevira nawe uvuga amagambo mabi we. Rwose ibyo mama yarabinyibwiriye uri. None ubundi kwibaza ukuntu nabwira Valence ngo nakuretse kubera ko mama yakumbujije. Nkumva sinabona aho mbihera. Kandi ndibaza ukuntu nzajya kubana na Valence sinzongere kubonana na mama, nabyo nkumva ntibizashobokera. Biragoye byo. None se Kare, wamucishije makeya ukamuganiriza yatuje naye watuje, ukamwereka ko umaze gukura, none ukamusaba ko kwereka undi mwabana we yishimiye niba Valence atamushaka. Ibyo se nabivuga kandi ntandara ya byose ari cya gihugu cyo mu mujyi nakubwiye cyitwa Remi. Remi se wa wundi wambwiraga ko yitereteranya Korome bakaba ari bapanga ibintu byose? Nuwo ni iryo shyano ryo kunkoraho. Uriya se ntiwambwiye ko wamubwije ukuri kutamukunda bitewe nuko wifitiye fiancé? Aracyashaka iki kindi se? Narabimubwiye ariko ntabyumva. Buri munsi aba ari kuri telefone na mama bavugana ibintu ntamenya. Uko mvugana na Valence, Remi nawe niko bavugana na mama. Amubwira ibintu afite, amubwira amazu yubatse. Mama yabyumva akabanjeho akantu kaguraye ngo ndi igicucu, ngo ndi ikigoryi, ngo ntacyo nzimarira, ngo umutwe wanjye wuzuyemo igikoma gusa. Mbese umva rero nkubwire inshuti yanjye, ndakumva uri. ubu uzatumeho mukuru wawe na musaza wawe, ubwire n'abandi bene wanyu ba hafi baze mu rugo, noneho ubabwire ubwumvikane buke wagiranye na mama wawe, ubabwire n'icyo bushingiyeho. Nabo nk'abantu bakuru kandi bashyira mu gaciro, ntabwo bazumva ko ukwiye kujya gushaka umuntu udakunda. Ibyo narabitekereje uri. Ariko umuntu ushyira mu gaciro n'uriya mukuru wanjye wenyine, kandi nyine nawe yabitewe nuko yashatse mu bakiri, yahagera akaharuhira, umugabo akamufata nabi. Umugabo ava mu rugo kwa gatanu akazagaruka ku wa mbere. Mukuru wanjye nawe yabagize icyo avuga, umugabo aticecekaho ntuba wabuze ibyo urya. Ubwo rero we ntiyanabona n'uko aza, kuko uwo mugabo uri hariya n'uruhushya ruza mu rugo ntabwo yapfa kurumuha. Ko numva bitoroshye. Kare urabizi, na musaza wamaze kuba umugabo yaza akabikemura rwose, akumvisha mama wawe ko ufite uburenganzira bwo gushaka aho ushaka. Sha nawe kubera kubona amafaranga asa nkaho umutungo yarirase ntacyumva ko gukena bibaho. Nuko n'ubundi we n'umugore we bagiye gucururiza hanze, ariko niyaza kubino sinari kwizera ko ataza ngo yunge mu rya mama ati wijya mu bakene. Urabigira ute se shaho Kare inshuti yanjye? Wasigaye nyokorome kandi ukaba wumva nawe nta kindi yavuga gitandukanye n'icya mama wawe? Uwo niwe mubi cyane ahubwo kurusha abandi bose. N'ubundi ubwo mama yabonye munaniye burundu, abahamagaye musaza bamundegaho byose. Arangije aramubwira ngo ejo azirino. Ngo noneho nanjye ngende mbwira uwo mugabo wanjye azaze bivuganire. Yego komanda. Niki yakubwiye gusa ngo ubwire Valence aze bivuganire? Ubwo arashaka kumubwira iki? Icyo nanjye nicyo mfitiye ubwoba Shauri. Ndabizi Minani wasanga ashaka kuzamwihererana, akamubwira amagambo mabi yose y'agasuzuguro, ku buryo undi nawe azacika intege akabona ko mu muryango wacu batamushaka. N'ubundi buriya nicyo agamije shaho. Rero Kare inshuti yanjye reka nkubwire, ndumva nta kindi nakora uretse kugusengera Imana ishobora byose ikagira iki gukorera. Naho iri ihurizo ryawe byo sinzi uko uzarisubiza pe. Gusa niba umusore akize bigezaho kandi akaba yigirira kuri nyoko na nyokorome, bishobora kurangira umusanze. Sha uko byamera kose ntabwo nabana na Remi.
none se wari Karame. umuntu ugutereta akubwira ibintu bidafututse mutari abana Ibaze vrema. mubanye yazongera kukuvugisha uburyo usanga karibu niriwe nkora inzu yanjye, karibu niriwe nkoresha imodoka yanjye, karibu ntazi no kunyita byibuze ka nkuko Valence abigenza. ariko sha Valence uramukunda ndetse igihe cyose uba wumva ibyiza byose ari we biturukaho. Shariga nawe arankunda uzi yatangiye kumpamagara atari ko biteka nanjye nkamwitaba ni Karameva ntagahita atera akarimbo nanjye nkamwikiriza Ego sha. ubundi akambwira agatumba dore ko wagira ngo araduhinga umva ntakubeshye ndahari umutima wanjye ukeye ku buryo n'ibitutsi bya mama ntabyibuka. yo